ubanze dusobanuriza ngizo icyambere n'uvuga ngo kuba yararose bona umugabo amutwara igitambaro umugabo arimo aramuca inyuma yego arimo aramubeshya yego arimo aramushuka ibyo amubwira siko kurafite yego imishishi cyangwa intozi bisobanura ibintu byinshi yego hari udusimba tugaragaza abadayimoni bw'umwuka ntushobora kubisobanukirwa abantu barakumirije abantu baciye kandi iyi si y'umwijima satani marakora ariko Imana ishimwe kidishurira ibintu byinshi amen twongeye kugaruka tubasuhuza abakurikiranye ubumwe Ministries mugira amahoro y'Imana ni Strase nongeye kubasuhuza abo mu Rwanda bari hirya no hino ku isi imbere murimo murareba umushumba rwose yambaye neza umushumba kandi umushumba Imana igwa umugisha ndagira ngo usuhuza abantu maze tubone guhita tukomereza murakoze cyane mwese mudukurikiye ku bumwe bw'abera Ministries aho tubabwira ngo Imana ibaduhera umugisha dusuhuze bene data shaka dusuhuza umuntu umwe tuziranyeho twamonika wo mu Bufaro wo mu Bubiligi Imana turamushuje mu izina rya Yesu sibyo nshaka dusuhuza Jean Paul mu Australia Imana ibaho umugisha abanyeshuri bose biga Bibiliya nibarushaho kugubwa neza nanjye Imana ibaho umugisha reka tunasuhuze na Florentine ntamvu yo kumusiga ukuboko kwiza kubita kumubeho kumweho cyane kandi nawe bose n'abashyizemo babane nabo yego kugira ngo nitwa Philippe ugukunda yego uboneka muri Mozambique Philippe agubwe neza yego Imana igumisha mwishe cyane reka tuvuge na Zawadi na Imana imuhamugisha mu gihugu aherereye neza Imana imubeho kandi tumubwire ko vuba bidatinze hari Imana nduza rusinga irimo ipfundika imbere ndabona Imana imupfundika mbona mareka apfundika urusinga bigaragara ko Imana iri kumuhuza n'umuryango we amen turamushuje mu izina rya Yesu nagira amahoro ya Yesu etalawaya sa Imana iguhumugisha turi masengesho turanezerewe turagubwa neza Imana imirakora ibikomeye n'ibitangaza Imana iguhumugisha yego mushumba wambaye neza murakoze cyane dushingiye ko turi mu masengesho y'iminsi 30 kandi turushaho kugubwa neza turimo turabona imbaraga z'Imana kunesha guturutsa hera kw'abantu Imana yaba yarahaye imbaraga zo gukora mushumba Imana imwe mukoresha ibitangaza murabona twicaranye hano imbere kandi Imana imukoresha ibintu bikomeye byinshi bitandukanye ngiye nagiye mbona Imana imukoresha ibitangaza byinshi hari n'umuntu umerutse kubona mu minsi yashize umusengera rwose abadayimoni bariruka barajwe ibyawe ati reka duhunge twirukane ubundi mu bashumba mu kigero murimo mu matitire mufite uko muri ntago bagisengera abadayimoni oya bariruka iyo bageze abadayimoni bari bariruka ariko none wowe uracyabasengera abadayimoni bakiruka bakagenda bakavuza indo bakavuga ati tubonye umuriro turahiye turapfuye none rero dushimiye Imana ko twongeye kukubona imbere yacu message zera abantu bagiye babaza ikintu cyitwa inzozi bagenda bavuga ku kintu cyitwa inzozi bagiye barota bamwe bagenda bavuga ati ndota ngo mu rwobo runini cyane mbona umuntu wambaye igikanzu cy'umukara agenda mfundikira ndota nirukanka najya kwambuka inyanja cyangwa amazi nkagwamo ndota abantu banyikoreza ibibuye binini ibyo byose ni inzozi mushumba hejuru y'izo nzozi ibyo bintu abagenda bagiye barota nabankubwiye cyangwa nabankubashije wabivuga hiki ku nzozi iki kiganiro nagikoze kuva kera n'ubundi nuko twari twinjira mu masengesho y'isi 30 ya y'ukwezi kwa cyenda ko kwibukwa kwakira kurengerwa gutabarwa kwinjira mu masezerano ariko inzozi ni ibintu nasobanura kandi nigeze kuvuga yuko inzozi zigaragara mu ijambo ry'Imana 65 yego kurota n'inzozi kandi inzozi ni umuyoboro mwiza ni n'impano igirwa na buri wese yego abasenga badasenga arayigira kuko niyo nzira Imana ivugana na muntu yego ariko bose bahaye kuzisobanukirwa kuzisobanura yego sivuga ngo inzozi si impano ntabwo ngo ugiye ngo ndarote ngo ndose ngo birasohora inzozi ni ikiganiro kuko Bibiliya igaragaza ngo je Mose nawe tuvugana turebana ariko we Miriam na Aroni ni mu nzozi namwereka igera muri iyo biravuga ngo ariko mbabwire muri iyo baravuga ngo reka kubwira ngo mbavugisha mwaka tubashyizwe ariko ntibabyi n'ubwo batabyitaho ariko ndabavugisha so rero inzozi ni imbaraga Imana ikoresha mu guhishurira umuntu bigenda kumubaho yego nubwo babyita ngo ni imiruho ariko ntago ari imiruho usanga uzi kuzisobanura akagufasha yego ariko bose bararota ariko bose ntibabe kuzisobanura yego nkuko Farawo yarose yego abapfumu n'abarozi bikabananije hakaboneka Yozefu ari muri gereza yego nkuko Nebukadineza yarose akanazibagirwa hakaza uzimwibutsa yego yarangiza akanazisobanura yego so rero ni umuyoboro
Imana ivuga ni impano Imana yahaye buri muntu wese, abo musirama, abo muporo, abo mupfumu, badakira bakijwe ukuri, kuko si Imana yo nta muntu ijyana kuri. Yego. Kuko mwese nibwo wabyara abana wabanga bose. Ngo Imana rero nubwo abanyabyaha ntanyabyaha, Imana ikunda abantu bayo kandi ngomba kubabura. Ikindi inzozi ni naho Imana ihishura umugambi w'abarozi n'abapfumu, naho Imana ihishura ibiri kubaho, gusa bikaza mu bimenyetso. Waro tubona inzoka, waro tubona ibikeri, waro tubona imbwa, waro tubona nka kuhagira, waro tubona uribuka nka mu mvura uterera umusozi unyerera, waro tubona bagutamika ibiryo utazi, waro turimo bya shikrete wayikora mu kanwa ntiveyo. Yego. Muri akarota rya shikrete yo kuyicira bikanga yakurura bigakururuka rivemo hariya. Handi barota bari kuri toilette, abandi barota bari kuva amazi, abandi barota birukanganwa. Ibyo byose ni imvugo y'Imana ariko ihishe mu migani, isaba ko wagira abantu basigiye gusobanura izo nzozi. Yes. Aho ngaho barimo ibintu byinshi ko kuri wa mugani hari abantu babisigiwe, niyo mpamvu gusobanura kurota no kwa bose, kandi ni nayo mvugo y'Imana yihuta ku muntu nta wundi bari kumwe, kuko umugore muraranya rota ibyawe n'abakarota ibyawe. Yego. Umwana akarota umunsi ni imvugo nziza, nkuko Imana yasanze Samweli kwa Eli. Samweli arumva Imana wenyine gusanga mu nzozi. Yego. Bisobanuye ngo izi nzozi rero nuzirose aba agomba kumenya uwazibwira, kuko ntabwo ukwiye kuzibwira buri wese. Ikibazo ubwe yarabizi we. Uwari twaganye karambwira ngiye ngo yari yarose ngatwite, arangije ngabwira umuntu ambwira ngo nuko ufite mu nzozi ngo uzabyara nyiramubushi. Ndabwanira kurota utwite kandi nta ndufite bisobanura ko ari ibyago mu kazi, ari ingorane mu kazi, ukwiye gusenga Imana. Yego. Ariko umugabo urose we atwite cyangwa yabyaye, uzi ko nta mugabo ubyara. Yego. Nta mugabo ubyara, ntabwo atwite. Bisobanuye ko muri we afite umushinga w'iterambere. Yego. Ariko akeneye gushyira ahagaragara. Rero naje urashaka kuba kuri izo nzu tuganira ngo turi masengesho, nubwo warota inyoni iguruka, nubwo warota urabo rukuri imbere, icyo warota cyose wicyambura agaciro, kandi basenge ntibakazibagirwa. Imana yagusuye no kutaruhari. Yaravuze ngo nzabaganiriza kirya gato ninjoro bashyizwe ngo batabyitaho. Yego. Ubwo dusabwa rero kubyita kugira ngo dusobanukirwe, niturangiza tugira abo tuzibwira baziturotorere batubwire. Kandi wumva ko ibyo kurotara ibinyakuri. Hari ukubeshya nyine ariko abyumva. Ntabwo abantu bose bahawe gusobanura. Yego. Ntibahawe gusobanuza, ntabwo ari bose pe. Ushobora no gusanga no mu gihugu ari abantu bake cyane cyangwa baringaniye, kuko Imana itanga impano. Yego. Na Bibiliya igenda bigaragaza ko abasobanuraga inzozi bari bagize bari bake. Murabivuga buri munsi kuri icano yayo. Kubona umuntu arotanguye abonye inka nini imirwa n'inka ntoya, yenda yo ifite n'umunwa tubyemera. Ariko si ishaka nini, ishaka rito, ishaka rigira umunwa. Ariko ntabwo tubyumva. Yego. Amahonda abiri ntabwo tubyumva, ariko azi Mungu bizatereka kubwira mugabo inka zibyibushye n'amashaka byibushye n'amasaka byibushye. Yego. Ni uburumbuke mu Egiputa. Yego. Inka zinanutse z'umwaka, haragaragara ko umwaka ubaho. Yego. Umwaka ubaho uko zinanutse ngo zirindwi z'umwaka. Ndindi umwaka mu izina rya Yesu, ndindi binera umwaka n'imbuso. Urumva ni ibintu bikomeye. Ni umwaka nawe arabaho no. Urumva arose ugatirika ati no izo zirindwi zisigaye. Yego. Zo zirakomeye. N'iz'umwaka n'inzara. Birasobanutse. Undakigena rose robe ry'umutima rwa kwihema. Undatigiye nta kindi bisobanura Midiyani. Ati ni inkota y'Uwiteka na Gideon. Yego. Undati narose muri gereza barota inzozi ebyiri. Ati narose nikorera umutima bikona bibundiraho. Undati narose nongera kuzirika vino. Ndamubwira ati uzuye gusura kuzirika vino y'ibwami, ariko wejo bazaguca gihanga ntacyabagikura. Urumva kubonye imuririyemo ibintu rero boye kubica mwamaca babyumva. Niba urose ikigori menya ngo kirose mu buhe buryo urose songira ngo nibyo nabwo nyine nuko ubwo sinzi niba byo bakubajije ngo uzambaze. Ibyo bambajije ngo baze nabikubajije bya mbere, ariko hari n'ikindi nibutse nuko bagiye bambaza ati se uzatubarize mushumba, uzamutubarize ko ari igihe abadayimoni baza bakarara baniga umuntu, bakamuniga umuntu mwari muri kumwe akabyuka avuga ati numvaga uvuza induru, ariko ngo nyuma yo kunigwa nabo badayimoni ngo akarota inzozi, ngo abona abantu bamukubita inyundo, ngo abona abantu bagira gute. Ibyo bintu byo namubaje nese abo badayimoni babanza kukuniga mbere y'uko urota, ati babanza kuniga.
akurikirana n'ibiganiro ndetse aranabikurikirana ati babanza kuniga nkabona kurota ibyo bintu bakambwira ko hari ibintu byabanje kuniga bakambwira ati se ibyo warose wamaze kunigwa n'abadayimoni ibyo ni bwoko ki ibyo ngibyo byo bisobanuye iki dusobanura iki bitewe n'izibanje kurota ariko we abanza kunigwa ngo n'abadayimoni dayimoni baramuniga bakamusengera bamara kumusengera agakira nyuma yaho yarangiza akabona kurota akarota imeze yarose rero inzozi abantu bamukubita inyundo kandi si umwe wabibaje ni nk'abantu nka batatu babibajije ibyo byo babisobanura hiki icyambere umuntu unigwa n'abadayimoni bakwiye gushaka abashumba bakamusengera wajya ukamusengera ukamusigana ukamurambikaho n'ibiganza wowe ntabwo ari mu Rwanda ariko hari hose wamusengera ariko ikiganiro aracyumva yarambaje ngo nzakubaze oya mbere na mbere twari tumwirukane uwo mwuka wo kubiga yego ko n'undazamuniga umwuka uhere ashobora kwapfira yego naguhamagara cyane hamagare tumusengere mu izina rya Yesu amen noneho kurota kubitwa inyundo tuzwi inyundo imena amabuye yego kuvuga ngo abadayimoni bashaka kuzamusaza bakamumena umutwe yani bwonko niwe uba no gutekereza no kumutwara ibitekerezo nabindi yego arababyumva nawe ahari hariya Imana ikomeze kumumugisha ubwo araza guhamagara wowe maze ubundi asigaye musengere mujumba tuguwe neza tukomeje gukubwa neza mu nzozi turota harimo ibintu byinshi tumaze kumva ariko kubisobanukirwa warangiza ukabibwira ugusengera nibanga rikomeye abandi bakubwiye sizo barosenzi nazo gusobanura ndari nge bitayari akeje barahari benshi kandi bakurikirana ibiganiro ngimbwira nk'uwavuze inzozi ntenze musobanura nta kibazo hari undi wavuze inzozi abona ari kumwe n'umugabo yari kumwe n'umugabo we barabana ariko abona umugabo amwambuye igitambaro cyo mu mutwe arangije aragenda ngo agisha muri toilette uwo ni uwa mbere hari uwundi wa kabiri ni uwari uri kumwe n'abana ariko ngo atwaye imodoka muri ubwo yaratwaye imodoka abona abana bavuyemo baragiye aravuga ati mugaruke mwinjire bakamubwira ati genda wenyine ibyo rero ni banza dusobanuriza icyambere n'uvuga ngo kuba yararose bona umugabo amutwara igitambaro umugabo arimo aramuca inyuma yego arimo aramubeshya yego arimo aramushuka ibyo amubwira siko kuri afite yego ubwo rero akanaje abihisha hehe muri toilette nabyumva nawe yego nuba ajya kugisha ahantu ho mu mwanda yego ko toilette rose yicayemo no kwihana barongo yamutwe igitambaro gitwikira umutwe yego arimo aramubeshya mu bitekerezo umugabo bari ntago bari kumwe hanyuma umudamu warose ari imodoka n'abana be Imana mutabare cyane ni ukuvuga ngo abana be ntibashaka kugendera mu mpano yiwe ntibashaka no kugira ngo batere imbere ushobora gusanga abana banamunaniye ntibamunaniye ariko ntibamwumva neza uko bikwiriye ku bundi buryo imodoka benshi bazi ko ari urupfu ariko so bimeze imodoka isobanura iterambere uvuga ngo ibyo arimo aruhira abana ntibabireba ubwo arabyumva nawe ikiganiro ajya nkurikirana uvuga ngo we anima nyumva ubundi abenshi basona ngo imodoka ngo ni urupfu ni igare banyonga ariko iyo iri mu modoka byita ngo ni iterambere ryihuse yego nigeze gusobanura ku ruhande wacu inzozi zo kurota imodoka ni iterambere ryihuse yego urimo uraryumva noneho abana bavuyemo ngo genda wenyine bivuze ngo imikorere y'umubyeyi n'imitekerereze y'umubyeyi ntabwo abana bari kwijyamo asabwa gusenga no kwihuza n'abana mu mushinga afite yego urabyumva yego akanamenya ko akwiye no gutanga igitambo gituma ubwenge bwegera n'abana be icyo ni binasobanukiye mbere wa undi wa mbere w'igitambaro nasenga Imana igarure ibintu byiye byose kandi murindire umutware amen burya n'undi muntu wese ushobora kurota yataye imfunguzo z'imodoka azishaka menya ngo anyazwe ibintu by'umugisha ku buzima bwe imodoka ni ariko niho hashyize urufunguzo abubwo rero barakurikiranye bakomeze kugenda bafashwa kandi bumva ibanga baguhamagare reka tunasubiza ngire muri iki ngiye kubaza n'ibindi bagiye bambwira ikindi hari undi wambwiye ati afite ibiro akorera mu biro ni umuyobozi ntabwo nakamuvuze ariko Imana yaramuhamagaye arakomeye aho akorera no yarambwiye ati ngewe iyo nicaye mu biro njya mfatwa n'ibitotsi bike nafatwa n'ibitotsi bike nkabona undi muyobozi unkuriye arimo arantunga urutoki mu jisho ashaka kunkuramo ijisho icyo ni icyambere
ati navayo nabona ashaka kunkuramo ijisho nyuma hakagaruka mbona navuye ku ntebe nicaye hasi nkabona abandinze baza bambwira ati ko wicaye hasi kandi twagusise wicaye mu ntebe nkabura icyo mvuga. Izo nizo za mbere z'uwo muntu yarose. Uwa kabiri twashubije uwungu yengaho icya mbere uyu muntu ahari hose yubahe kandi asaba Imana imutabare. Yego. Iyo izo ntago ari inzozi ryo niyere kuko yari mu biro. Ubundi inzozi ni igihe uryamye ugasinzira pe. Yego. Uwo ngubwo niyere ni agatotsi kagenda kagahita kagaruka. Yego. None muri ka gatotsi akaganira n'Imana. Ubu ntago ari inzozi. We yabyise inzozi. Ntago ari inzozi. Rero ujye no kwerekwa sengera Imana yo kwereka. Kugukora muri sho nagasuzuguro. No uruvuga ngo kumukora no agasuzuguro. Yego. Kumanura kuri no kumwambura umwanya. Yego. Umuntu wongera umusengere unamwegere usengere biro ye usengere intebe ze umwicarike aringanire ko umwuka wo kumukura mu kazi wo ugomba kubura ubuhari. Yego. Akurikirana ibiganiro kandi yavuze ko ari byiza cyane ibisobanura agubwa neza. Nuvuga ngo we icyo bimenye ko amukora mu jisho. Yego. Nuvuga ko atanamukeneye kabiri kubava ku ntebe bakabona ari hasi. Yego. Ibyo ntabwo ari inzozi, izo niyere. Yego. Burya niba ugira gutyo ugahunyiza gake ukabona ibintu. Inzozi ni igihe uryama ugasinzira nk'uwapfuye. Yego. Rero ibyo niyerekwa ahubwo impano y'ukuri. Turamusengeye mu izina rya Yesu. Umugabo arakora ibintu bitatu. Yego. Icya mbere guhamagara umusengere. Cya kabiri ajye buri gihe yatura amaraso ya Kristo akinjira muri rabiro. Yego. Cya gatatu ashinganisha umwanya we. Yego. Kuko namara kubikora ahita azamuka mu ntera nta mezi birashize. Imana ihimbaza. Niko mbikubwiye kandi bivanga mu mezi abiri yazamutse mu ntera. Imana ikoze ibitangaza. Oya irabiremye igihe ndimo ndabyumva. Yego. Mbwira icya kabiri noneho rero. Ikindi rero ni kimwe nsigaranye kuko ni mu byo bambajije. Yego. Aruwambwiye ati ngewe iwacu iyo ngezeyo numva ntahashaka ariko najya mu baturanyi cyangwa mu nshuti zanjye umva niho nishimye nkabana nese kariho wavukiye kuki utahashaka. Nubwo turi abakire nubwo dufite ibintu nubwo tumeze gute nta kimwe tuvuze ariko mba numva ntahashaka. Ati naryama mu rugo iwacu nkasinzira mbona ibintu binkurubana binjyana mu rwobo runini cyane. Niyo mpamvu rero mpahamuka nkahatinya. Ni ibyo ngibyo. Uwo muntu uzamubwire ko icya mbere baramutanze izina rye ryaratanzwe ikuzimu. Yego. Kandi byabereye hafi aho ngaho. Yego. Kandi hano ubwo byanakozwe n'ababyeyi be. Yego. Byakozwe n'umukozi wabakoreraga. Yego. Aguhamagara rero umusengera rero kurikirana. Kandi bari inshuti cyane. Yego. None bituma hageze bamuhamagariye aho ngaho. Yego. Uwo muntu sinzi bari umudamu n'umugabo simbiza ariko uwo muntu n'umudamu bamutwaye umwenda kandi ntago ari imbere gusa. Yego. Kandi nabazi neza ko nta kenda yatanze ngo bambare ntago ari ya myenda y'imbere nzi ko bavuga imyenda y'imbere oya ni nkuko aho umuntu kadoye umwenda. Yego. Ariko umwenda ajya kuwushikisha n'abambaga mu kubugara adashaka ba mu rugo. Icya mbere ari bukore nasenge yatura amaraso ya Kristo. Yego. Kabiri ashaka umukozi Imana musengere. Yego. Gatatu nawe atabi igitambo kimubohora ko nta wangi wabo ngagira umugisha. Yego. Ubwo ndumva byose n'ubundi biremewe birashyira kuri cya gitambo. Of course ni provision yo kwiteganyiriza byose ni cya gitambo kibiherekeza. Urumva akakamya kumva nizo mbaraga ziri kumurwanya kandi zanamutera no ahubwo nuko yagiye agira n'imbaraga yakaba yaranasaze n'ubundi. Yego. Yakaba yarwaye mu mutwe cyangwa afite mu mutwe ubona ko hari ikintu cyabura mariko Imana ikamurinda. Imana ishimwe ko yamutabara. Imana imwe kandi ko imeze kuri. Yego. Dushimiye Imana rero ikomeje gukora ibyo bintu igaha abantu kurota ndetse mushumba akanadusobanurira mukomeze kuvuga neza abo ku bumwe bw'abera ministries n'abandi bazafungura bakabyumva bakomeza bakora comment na share. Ubundi mu kurota nk'umuntu rero ibintu bigaragara. Hari igihe nanjye bashobora kurota ari kumwe n'umuyobozi. Yego. Bisobanura ko agiye kwinjira mu masezerano yiwe. Yego. Hakaba n'umuntu urota arimo arya shikarete. Yego. Yayikura mu kanwa ntishire agakurura. Yego. Uwo muntu afite ibyaha byamunaniye. Kandi abarota barya shikarete ni benshi. None abarota bari kwituma rero. Ni benshi. Akituma ntarangize. Akagumayo. Umuntu ukora icyaha yihana gisubiramo. Mbega akora ibyaha yihana bigarukamo byose bigakoma byose. Yego. Umva ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi kurota rero ntazo ngo barose bari mu ndabo nziza. Yego.
burya umuntu ashaka yasenga kuko gutaha yatashye ngo ntaserimo karima keza ubundi rwose umurima weza usarura iyo hatari nk'umugisha bitewe na context wari urimo abisobanura ko ugiye gusarura kuko umaze kwera uri umuntu ugiye kuba muri uyu muntu. Hari n'undi ndibutse, hari n'undi wambwiye ati njyewe narose njya gukora icyaha ndapfa mvuyeho mbona napfuye. Ni gutyo yambwiye gusa icyo wamusobanura. Ubona umuburo y'Imana imbwira ngo naramuka bikoze no gupfa zanapfa. Hazo zisobanura. Yego. Nabyumva rero nabisobanukirwa cyane. Yirinde. Imana ishimwe cyane. Hari ibisimba bigaragaza abadayimoni, inzoka, imbwa, ibikeri, yego n'ibisimba bikururinda hasi ku butaka bigaragaza ko ugoswe n'imyuka mibi. Rero Imana ikwereka kugiye kubwira ibikuzenguswe kukosoka bisohokamo. Yego. Yeah. Ibyo ni ibintu bikomeye, ibyaho bikurikiranye abenshi ntibapfa kubyumva neza ngo bisobanukirwe. Ubuzengurutswe n'imbaraga z'abapfumu, z'abarozi, z'abagushika, wa muntu uryama akishikura, wa mwana ugiye ugasanga witondo yitambitse kandi yacuramye, ukabyuka ugasanga ibyo kurya byagezemo inshishi cyangwa intozi, bisobanura ibintu byinshi. Hari udusimba tugaragaza abadayimoni bw'umwuka ntushobora kubisobanukirwa. Abantu barahumirije, abantu barice kandi iyi si y'umwijima Satani narakora, ariko Imana ishimwe kidishura ibintu byinshi. Amen. Imana rero ishyirwe hejuru ko ikomeza kugenda yishura abantu benshi mu nzozi nk'uko babashyizweyo. Se mushumba nta kintu watubwira nk'ubu ngubu none hejuru yo gusobanukirwa izo nzozi tugiye tubwirwa, yenda ukatugiraho inama uko tugomba kugenda twitwara, uko tugenda hanyuma yo gusobanukirwa ibyo. Icya mbere inzozi zifatiye mu buryo bubiri: Imana kubikuburira no ko Satani yazikoresha. Kandi Satani abikoresha kugira kw'ibinyenyeri yawe. Abikoresha kugira ngo anyibe inyenyeri yanjye. Kandi inyenyeri zakumurikira kugeza mu isezerano. Ni byiza rero ko umaze kuzirota ugasenga kandi wakumva neza umva ugasobanukirwa ugashaka ubiza akagufasha. Aje mugasenga Imana kubashe kubohoka. Ngiryo ibanga rikomeye kuba kukira mu nzozi. Imana ihimbazwe. Umuntu ubirota rwose nubwo warota ibyatsi bimera, nubwo warota injangwe yinjira, wibifata nk'ibidasanzwe, bifata nk'ibintu bisanzwe, no bitekereza ko ari imvugo y'Imana yagusuye. Nto niba uzibagiuka usenge bihuza n'amaraso ya Kristo, nurangiza Imana igiye kubaka no gubwa neza. Umva dusobanukiwe kandi numva tumenye byinshi. Natwe dukomeze kurushaho kugenda duhereza abandi kuri ibi biganiro kugira ngo barushaho kugenda nabo basobanukirwa. Mushumba muri aka kanya tugezemo ndabona turi mu kwegera umusozo. Muri uko kwegera umusozo kwacu hari ijambo nakomeje kugenda numva imitwaro ngo baduhekesheje imitwaro kandi ngo imitwaro rero tuba twaragiye tuyihekeshwa n'abantu bakayiduhekesha bigatuma tutunamuka ngo duhagarare tweme. Ariko namaze kumenya yuko hejuru y'ibyo byose ngo ndetse ngo hari n'uburetwa badushyizeho. Iryo jambo risanga muri Yesaya 10:27 ngo hari n'uburetwa badushyizeho. Ariko nk'uko barimo kuvuga ngo uwo muntu akwiye gusenga. Mu gusenga harimo imbaraga zitukuraho iyo mitwaro n'ubwo buretwa. None mushumba uko numva ubwo buretwa n'imitwaro byari bikomeje kugenda biturembya ndetse bikaza no mu nzozi, numva habonetse igisubizo cy'ibyo twakora. No gusenga gusa twakora iki kindi kintu? Gusenga byonyine se gusa. Numva hatongwa na cya gitambo. Oya. Ze kushaka kuvuga gitambo cyane no kubera kisira. Oya nuko namaze kumenya ibanga ryacyo. Kuko numvise ari mu buzima. Jewe ntabwo ndambref ntabwo ushaka kujya kure cyane ibyo bintu waruvuze. Ibiri iravuga ni ingirane ya Sam bice 27 bavuga ngo icyo gihe mutwara baguhekesha n'ubure twakoresha. Zamarwaho no gusiga. Sibyo? Yesu baramusize. Umwami baramusiga yagiye kwima. Umutambi bakamusiga. Abarwayi bakabasiga. Gusiga n'imbaraga zikomeye dushaka kumva buriya. Nubwo dusizwe mu buryo bw'Umwuka Wera kugara umutagatifu, dusizwe mu Mana kandi Imana doye gusigwa neza, nabyo ni byiza. Ariko hari ugusigwa n'amavuta ngo bizamarwaho no gusiga. Ngo gusenga ni kimwe,
no kwatura ni ikindi, no kwezwa ni ikindi, no gutanga igitambo ni ikindi. Ibyo byose urabikombina nk'uko umuntu arwara bakamuha ibinini by'umutwe, bya malariya, ibyo byose tugenda uramenya ibinini ukibinywa, ntuzanywe inzoga, ntuzanywe amata. Rero hari icyo ugomba kwirinda mu masezerano, nabyo babikore, ni byiza mu izina rya Yesu. Reka tubabwire ngo bakomeze bandike, bakore comment, basharinge, kandi duhamagare turare tubafashe ku bintu byose. Nibaguhamagare rero, nibaguhamagare rwose bakore ibyo bagomba gukora, kuko Imana igusiza amavuta muri iki gihe, kandi Imana imira gukoresha ibintu bikomeye bitangaje. Mushumba rero muri akanya dusoza, numva nimba ari cyo watubwira cyangwa wabwira abadukurikiranye, ni karibu. Ndabakunda, ndabahobereye. Imana barinde, abaha amahoro, muhe gusobanukirwa, dukomeze muri amasengesho y'iminsi 30. Tugubwe neza, tugire imbaraga z'Imana. Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Shalom shalom. Muri abantu beza, muri abanyamahoro, twifurije guhirwa. Bajye bafata inomero baguhamagare, byarushaho kugenda neza. Zanditse munsi ukabasobanurira byinshi. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Amen.